ndaritumye kwa Kavuna muri Tanzania mu karere k'Abahinda ndategetse genda ndahagurukije genda rigendeye ku ntara urebe uburyo rihaguruka mwese muryitegereza rigenda ritya ngiryo ryagiye muraribona mwaribonye muracyaribona mwaribonye nubwo yamaramo iminsi 5 cyangwa 10 ndabireka niwo mbwira ati rekura mujura avemo niyo mpamvu rero abana basaza bavuze bati ushaka kubona mujura ndabikora ibyo byose nabiberetse abajura nababeretse kuba bansabye ko mbakuramo ndabakuramo bare kureba icyoki mugire ijya mubabaza mujye hasi mwese ndategetse mujye hasi 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 kuru ariwe mukuru cyane ndakushaka reka ngo ni benga no abajura na kukuru siraho uno mujura wa wundi wakuterana icuma yakuterana icuma uyunguyu nibabashishije bagomba kugenda mujye mwizina ry'abakurambere ndategetse nsaga kubaza niba babariye rero nanjye naringiye gusenga nsanga abajura no hepfo nanje bamariye ihene mfite 13 zose barazijanye ubwo ndangije mbona bajya kwakora mbona bafashwe nsura inyuma mbwira bene intoki ni muzame byabisambo koko wamuvuza arabikoze mbabona none zanje ariko we mubibwa ibitoki nazo oya nari bitonye nene zanje bazana iwanje none hepfo ubwo abaje muri Kirehe batumire nabi batumari ibintu mbesi ni no kurambika karu gasanga barakajanye kujya mbona nene zanje kuko isabye muri Kirehe biraturembeje ku buryo muri Kirehe nta muntu zongera kwibwa narimo muze byagenze biti hano muri Kirehe abasambo muri Ngoma baratuzengereje njewe muri Kirehe witwa nde kwanza nitwa Turamukiza Jean Claude hano muri Kirehe abasambo baratuzengereje nje n'abagore banje n'abaturanyi banje murumuna wanje na mukuru wanje uyu ni mukuru wanje nitwa Mbukera Fito turi kubona hano mu rutoki rwanyu huzuyemo abantu ubundi byagenze n'abasambo batuzonze nkataka cyane nkajeberwa n'abari bo ariko uyu mwana wanje yaravuze ngo wazazana umuntu umaze ngo nanjye ngo mumenye muze hano ni wawe none se urutoki rungana gutya ko twabonye ari urutoki runini rwose n'urwawe harimo urwa murumuna wanje n'urwa murumuna wundi unkurikira bangwa inyuma n'abaturanyi banje ariko abasambo baratuzengereje none kuva ryari ubwo ngubu ni ukuvuga ngo bamaze iminsi banyiba sinkibona agafaranga ko kwishura abana mitiweli ndabona baciye ibitoki bitubutse niwe wabohereje bari abantu n'abasambo baranzonze sinzi uko byagenda none byagenze bitenyere kuko mbona abarimo hano nahamagaye nashatse umuvuzi gakondo mubona muhamagara kuri YouTube bandanye umuvuzi gakondo Onyango kwazaza kuwa mbere amaze iminsi 3 ko bazababona mu sambu barimo bagenda ubwabajura ari ibitoki bafashwe muze tubwire iwacu muri Kirehe ntabwo dukinaga baba tuzungereje ako muvandimwe wacu niwe tubwiye ngo nyaboneka mundeka amashakire umuganga Gihanga noye muganga Gihanga yaje abasambo turabafashe abaturage mu bigabara abasamba akato nawe ugira minsi na hano ndazifite ko bwinshi nguko nkuri ino nzazi hino nababona njogi urabaha ariko baratuzungereje aba bantu bafashwe rya rubundi bafashwe bamaze nk'igihe kandi bazahoremwo sheka bamuvuze cyangwa bikuriyemwo bwite n'igiceri cy'ijana ntabwo ariyo nabona kugira ngo rwaze bwake ariko basambo bamuretse aya niyo mafaranga watanze niyo mafaranga yatanze mu 74 n'igiceri cy'ijana bagore banje mumfashe ntabwo ariyo byatuma abasambo wa mugabo wereka twongeye tugusuhuze si ubwa mbere tukubonye amakuru
amakuru ni meza ntago utwika abantu uko ndeba Dogita Onyango muvugana nago muri rwanje ushobora kufika abantu nago watwika abantu ntago watwika abantu kandi ndeba ari hari ibyo usobanura urasobanura kufata abagizi ba nabi ushaka kugira ngo gusobanurire byose yego urabona hano urutoki rutaka ku ruhande ntashyagiwe ndakusobanurira umwuzukuru wa Kavuna mu Karagwe k'Abahinda byagenze bite hano rero uko byagenze urabona hano turi ni mu karere ka Kirehe mu murenge wa Rukira urabona abaturage ba hano barabavunurira bakagenda bakahagorora inzina bakatema ibitoki byabo ukahora iteka ryose bari kugenda batakati baratwije nahamagawe n'umusaza nguyu murebe niwe wuyu twavugana yamamagaye ku cyumweru arambwira ati nshaka kugira ngo mfata abajura namubwira nituza ishura sente na 74 n'ikiceri cy'ijana ngufashe nkwereka abajura bakutemera insina bakutemera bitoki bagogorera nzina yego urabyumva neza hama umusaza turavugana amereza mudamu we turavugana arambwira ngo afite bakazi ba de tu abakazi babiri abagore ne bagore babiri yego numugabo abagore babiri ariko arambwira ati mfite abavandimwe batatu ni basatu bagomba kugira ngo bahana imbibi bose barangirijwe inzina barahegorora inzina zabo abandi bakatemerwa abandi bagakurirwa amateke abandi bakatemerwa ibiti abandi bakibwa mu matungo mu rugo bakatobora inzu bakagenda bari kugenda babiba bikomeye nababwira nti rero murasenti kasente bihumbi 174 n'ikicade cy'ijana uko bari bahamagaye ni Onyango Dogita Onyango sente ku cyumweru ni mugoroba saa 11 ku cyumweru nibwo banyohereje sente zabo itatu ndababwira mu katondo muri buze kubona abantu babiba aho ngaho ni benshi abajura babo barabyutse babasangamo ndababwira ni ibyo kumamagara mureke bamare iminsi 3 tuzabonana kuwa kane isaha ya saa 8 z'amanywa abajura banyu mubareke ntacyo benda kuba barikorera bitoki abatema bateme ariko nawe uhava ndabakura ukubera ko bamamagaye nje kubakura yego ibyo twasezeranye bisigaye murabimpa kambira ati ngufatira mujura ndamufata iyo mbwe ati mureke ndamureca iyo mbwe yamurekeramo ndamurekeramo nubwo yamaramwo ukwezi nubwo yamaramo iminsi 5 cyangwa 10 ndabireka niwo mbwira ati rekura mujura avemo niyo mpamvu rero abana basaza bavuze bati dushaka kubona mujura ndabikora ibyo byose nabiberetse abajura nababeretse kuba bansabye ko mbakuramo ndabakuramo barekure bitoki mugire ijya mubabaza mujye hasi mwese ndategetse mujye hasi 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 Sokula bajaja. Sokula bandabe. Ndagira ngo rero mbashe gukura abandi bantu bikoreraga bya bitoki abana babitemaga. Nabongira icyo mbakorera mbarekuze hama bicare batubwire uko bimeze aba batanga icyifuzo cyabo hanyuma nanjye mvuga ijambo ryanye ryanyu.